Amakuru ya Meka na Mutesi ese bimeze bite n'amakuru ya Yago TV show. Ayo niyo makuru ngiye kubagezaho, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV happy, nkaba ngiye kubagezaho amakuru arambuye gatanu kuri gatanu nk'uko bisanzwe. Ese kubera iki Meka akomeje kugenda kuri Mutesi ni umuntu witeje imbere cyane, akaba afite imbuga nkoranyambaga ebyiri zifite abantu bamukurikirana benshi cyane, akaba ari umunyamakuru urenze uva hano akajya gushakisha amakuru mu gihugu cya Congo, akanyura mu masasu akagenda. Naho Meka we ni umuntu umeze ute, kubera iki bahora bashwana ku mbuga nkoranyambaga, bihora byadogereye. Meka we ni umuntu ubyuka, niba abyutse ari kwiborosa ibyo ariye, ibintu byose akoresheje byose agapositinga ku mbuga nkoranyambaga ze. Mu gihe rero Mutesi yavuga ati abantu ibintu byose bari kubyuka, ibyo bariye, ibyo bahashe, ibyo baguze byose bari kubipositinga cyangwa se bari kuapolodinga amavideo nk'ayo kuri YouTube. Ese ibyo bimeze bite? Nibwo Meka yaje kwitera hejuru aravuga ati ese ninjye yavuze ati uraje umbone nzakwereka, nubwo uri umumama witeje imbere uturenze, ariko nanjye ndacyari muto, wowe urakuze cyane, nzakurenga. Tugaruke kuri Yago TV show. Yago TV show ni umuhanzi wigeze kuvuga ko abanyagihugu bari kumuhiga, bamwe mu byamamare nigeze ngaragaza hano muri iki kiganiro, bituma ajya hanze. None yageze hanze ari kunywa itabi, ibintu yabiyogoje, ari gusaba ubufasha bamufashe, ariko yaje kugaragaza ko mu bantu yafashije batabyibuka, abantu yagiye azamura. Munyandikire kuri comment mbababwire abantu yagiye azamura, ariko kugeza ubu ngo banze kugira ute kwemera ko yabafashije, kandi banze no kugira ute kubigaragaza. Kugira neza kw'iki gihe biragoye. Umuntu yibuka inabi y'akantu gato y'umukoreye, ariko ntabwo yibuka ibyiza umukoreye ubuzima bwe bwose. Niko isi imeze. Nkubwira ngo niba ugeze hano kuri umuyoboro wa YouTube kuri Pero TV show, ntugende udakoze subscribe, ntugende udakoze comment, like, ukore ka like, wandike na like gusa birahagije. Tubwire uko tubagezaho amakuru akantu ku kandi. Ni ingenzi kumenya ibyo mwifuza n'ibyo mutekereza. Aba ari inyamibwa cyane pe, aba ari inyamibwa cyane pe.